ishimwe ni ryawe mwami Mana kuko waturinze muri uyu mwaka ushize waturinze mu nzira zacu zose niyo mpamvu tugushimye umurimo w'Imana muri korali inshuti z'umwami twawutangiyemo ari korali B kuko muri paruwasi ya Gasave ku mudugudu hari paruwasi korali ya mbere yitwaga korali A Gasave la Semence Vivante. Dutangira umurimo rero korali yaratangiye muri 1984 tangira igizwe n'ababyeyi batatu, Madame Pasteur Boniface, Madame Pasteur Mathias na Madame Mwarimu Enoki. Ababyeyi rero bakoze umurimo kugeza aho korali yagiye yaguka izamo abagabo n'abasore cyane cyane ubwo bubyutse bwatangiye muri za 1989 abasore n'inkumi binjiramo. Ibanga rero ryadufashije gukora umurimo cyane cyane hari mu rukundo rwinshi kandi nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo nidukundana n'abisi bazamenya ko turabigishwa b'Imana, niko byagenze. Twagiraga na siroga ivuga ngo Baroma 15:2 umuntu wese muri twebwe anezeze mugenzi we amubere inyunganizi kandi amukomeze. Bari bagiranye muri isi y'abazima ariko twebwe turacyariho tubeshejweho n'ubuntu bwawe. Amateka yayo agiye ari mu byiciro guhera mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 na nyuma yaho. Uko mwagenda mutumva mu mateka bagenzi banjye bagenda batandukanye. Twatangiye dukoresha ibikoresho bya kera bya gakondo harimo ingoma z'uruhu na gitare z'inkorano, ariko uyu munsi dufite ibikoresho bindi bigezweho nubwo bigenda bikura buhoro buhoro, ariko nitwikiri kuri rwa rwego korali yatangiriyeho. Twari yageranyije tureba ukuntu twagera ku iterambere natwe rigezweho, tukagira amakitari, nta byuma twagiraga, twavuzaga ingoma cyangwa korali A ikaducurangira, ariko tukumva nyine ntibaducuranye nk'uko twabyikorera. Tugerageza rero natwe gushakisha uburyo twakora, tugura ampli kibe n'umugabo witwa Paul asengeraga mu Gakinjiro, tugura n'amakitari ya Sesh. Amakitari Kalisa we yazanye imwe ye ayitanga muri korali, dushyiraho mikoro kitari twagiye kuzikoresha ikinyinya muri Decivere, hanyuma Mariko nawe azana indi, tugenda twungikanya kugira ngo tugere ku iterambere. Imana wabaye mugari. Ndibuka dutangira gukoresha ibyuma bya muzika, hari umuvandimwe waduhaye ampli witwa Paul muri Hosiana, iyindi tuyikura kwa Gasana Mathieu, ariko mbere yaho hari umubyeyi witwa Mama Sara, niwe watuvugirizaga ingoma y'uruhu. Ariko ikintu cyadufashije gikomeye ni imbaraga z'umwuka wera. Muri korali B
hari harimo impano z'imbaraga z'umwuka wera zakoranaga natwe imirimo n'ibitangaza. Turashima Imana rero kuko aho korali maze igeze yabaye ubukombe, n'ubu habayemo ibibazo byo gutatana, ariko bene data nta kintu na kimwe kiba Imana itagifiteho umugambi. Habayeho gutatana nibyo nkuko twari twarabibwiwe, ariko Imana igambira ko izagira igihe kimwe ikaduhuza. Twari dufite indirimbo, njye nasanze bafite indirimbo bagiye bakura ahandi, ariko tuhageze dutangira kuzajya turirimba indirimbo zacu twihimbiye, dutangira guhimba indirimbo buhoro buhoro uko umuntu afashijwe agahimba indirimbo. Twaba turi mu masengesho, umwe akajya mu mwuka agahimba indirimbo tukayishyira mu majwi. Nuko uko indirimbo za korali zagiye ziza, dukurikije nuko abaririmbyi bagiye baza twagiye tubatoza. Hari ba Sylvie bamaje kuza, icyo gihe ninjye wari dirije wa korali, nafashe abo bose, abo basore bose n'abo bakobwa, ngira nkaho tugize komisiyo tekinike yo kugira ngo twegeranye turebe ukuntu twahimba indirimbo, mbigisha uko bahimba indirimbo, kuko nanjye nari narabyigishijwe na mukuru wanjye wari dirije wa korali, bigisha uko bahimba indirimbo. Ubwo rero ba Sylvie na ba Matayo batangiye guhimba indirimbo zigenda ziba nyinshi, ni ku indirimbo zagiye ziboneka. Ibyari bigoye muri icyo gihe, nawe uribuka ko byari ibihe bihambaye, byari ibihe bibi cyane. Umuntu yibazaga niba abantu bazongera kugira ubumuntu, niba abantu bazongera kwizerana. Ibintu bibi byari byaraciye mu maso yacu, abantu barahindutse mu buryo bukomeye tubirebesha amaso. Noneho umuntu akibaza ngo ese ibi bintu birashoboka ko byazarangira? Ikinezeza rero kuri uno munsi kikanshimisha ni uko abantu bongeye kugarura urukundo nk'abana b'Imana, bongera kwizerana, bongera gufatanya mu bintu byose. Mbese bisa nk'aho ibyabaye rwose abantu babirengeye, bagerageza kureba imbere, bagerageza gufashanya, bagerageza guterana inkunga mu buryo bwose. Icyo rero kiranezeza kuko mbona ko rwose itorero ryadufashije cyane, ndetse n'igihugu muri rusange, kubera gahunda zashyiriweho abantu kugira ngo biyunge. Turamiwe gutegereza kandi ari hafi, wicika intege ugwe mu byaha, Yesu ari bugufi. Korali Inshuti z'Umwami Yesu mu nzira nyinshi zanyuze, zakoze umurimo w'Imana, ariko haza kuzaho n'igitekerezo cyo gushaka kwiteza imbere nk'abaririmbyi. Twashingiye ku gitekerezo kimwe cy'uko abantu bahuriye mu yandi matsinda biteza imbere. Mw'iryo tsinda nyine natwe nk'abaririmbyi twaje kwisuzuma, dusanga ari itsinda rinini dushobora gukora umurimo wo kuririmba kandi tukajya n'ibindi twitezamo imbere. Niko gushinga rero ikigega twabanje kwita ngo ni ubufatanye, entre parenthèses solidarité. Twageze rero ku ntego kuko twashakaga kugira ngo twiteze imbere, kandi mu kuri twabigezeho. Uko mutureba kuva mu gitondo twavuye mu rugo twinyuguje gusa, ariko nta mazi yigeze agwa mu nda yacu. Turagira ngo rero dukurikize icyo gikorwa, turifuza gusabana. Turashaka rero gutangiza ubusabane muri uno mwanya. Nijuri imbere y'Imana, bitumuntu mvugira n'umukuru w'abami. Tugendera ku nkingi zitandukanye mu rwego rw'itorero, nk'imihigo harimo ivugabutumwa, iterambere, imibanire myiza, amasengesho. N'umunezero kandi kuko reka mbabwire ibirimo Imana, baravuga ngo ibirimo Imana ntibibabike.
ibirimo Imana n'ibibamo imungu. ko nk'abafatanyabikorwa tubaba hafi, baratutumiye tukaza turaganira ku buryo bw'ishyirwa mu bikorwa bw'iki gikorwa, cyane ko nk'uko mubibona ni igikorwa cy'isanamitima, ni igikorwa gisubizamo abantu imbaraga. Mu rwego rw'ivugabutumwa korali yabashije gukora ingendo nyinshi zitandukanye. Dukora ivugabutumwa mu buryo bubiri, hari mu rwego rw'indirimbo n'imirimo. Indirimbo ari mu rusengero no ku maradiyo atandukanye. Mu rwego rw'imirimo korali ibasha kugenda mu ivugabutumwa bayitumiyemo, bagatanga imisanzu yo gufasha abatishoboye nka mituweli. Hari aho duherutse kujya turemera abantu batishoboye, icyo gihe twabahaye amatungo magufi, icyo gihe twafashije imiryango 25 itishoboye, tubaha ihene 25 zifite agaciro hafi kagera kuri miliyoni. Turifuza kuzakora database ifite amafoto y'abaririmbyi bose bakorari, kuburyo umuntu azajya akirika muri iriya mashini uhita ubona umuririmbyi wese. Turifuza rero gukomeza ubushakashatsi kuri aya mateka. Mwabonye ko twanditse igitabo nimero 1, tukazandika n'igitabo nimero 2 kirimo n'amafoto n'ibindi, tukazakomeza. Turifuza no kuzakora ayo mateka mu buryo bwa filime mpamo bita filime documentaire, ndetse indirimbo zacu tukazazandika mu buryo ziri mu manota. Indirimbo zacu zose z'umwimerere tukazikorera igitabo, guhimba indirimbo mu ndimi mpuzamahanga, Icyongereza n'Igifaransa, cyane cyane ko mwabonye ko dufite icyifuzo cyo kuzajya tuvuga ubutumwa burenze imbibi z'u Rwanda, kwigisha abaririmbyi kuririmba amanota. Iyo niyo migambi dufite. Twongere dushimire abavandimwe bacu kandi inshuti zacu bakoze umurimo mwiza. Perezida utowe muri uno mwanya ni Bwana Rucyahana Jean. Visi Perezida Sigitu Jerome. Dushimira Imana umwanya mwiza nk'uyu nguyu twongeye guhura tugahurira muri korali yacu. Twari turimo tuvuga ibintu ntabwo bintunguye, kuko Imana irasohoza ibyo yavuze. Bene data barabyibuka turi mu masengesho, Imana yaratubwiye ngo izatugarura. Twajyaga duhura rero na bene data aho twagiye tugirana ibihe byiza nk'ibyo ngibyo, tukavuga tuti ariko se bya bindi ni ukuri cyangwa si ukuri? Ariko Imana yo ni Imana, mu gihe gikwiriye iratugaruye. Amen. Twakoze ibizingo bitandukanye by'indirimbo yewe n'amashusho. Twakoze amahugurwa atandukanye agamije kwihangira imirimo no kongerera ubushobozi abantu kugira ngo babashe kwiteza imbere bagamije kwizigamira no kugurizanya. Twagize junior ya korali aho yagiye ivamo urubyiruko bagiye rudufasha, baba navuye mu ishuri ry'icyumweru bakagenda bava muri iyo junior bazamuka muri makorali makuru. Korali kandi yavuyemo abakozi b'Imana, abashumba. Aha twavuga nk'umushumba Karangwa Sylvestre, twavuga umushumba Fra Jean Claude, twavuga umushumba Uwizeyimana Jacques, n'abandi badiyakoni benshi. Twavuga na Pastor Ndahayo Eugene wo mu itorero rya Bethesda Church, nawe bose bahoze ari abaririmbyi bacu. Kandi korali mu rwego rw'iterambere yashyizeho umushinga ishyirahamwe Inshuti Nziza ridufasha kugira ngo tubashe kwishyira hamwe, tubashe kugurizanya, kandi iryo shyirahamwe rirakora neza nk'uko muraza kubyumva. Twigeze tunagura na moto tugamije kugira ngo dufashe korali mu rwego rw'iterambere, ariko ubu turi gutekereza ikindi kintu kirambye cyafasha korali kikayongerera ubushobozi.
ziboneka. Ubundi dukora nka team technique. Rero iyo team technique irimo abahimbyi, irimo abanyempano uburyo butandukanye. Turahura rero tugahimba indirimbo twifashishije Bibiliya, hanyuma tukagenda duhuza amagambo y'indirimbo twahisemo, tukagenda duhuza amagambo neza, hanyuma indirimbo ikaboneka bikorewe muri iyo team technique. Araje Yesu araje, utabarwa kwabera, dore kurabonetse. Imbogamizi tugira ni izisanzwe. Urabona tuba dufite inshingano nyinshi. Mfite inshingano yo kuba umutoza wa korali, nkagira inshingano zo mu rugo, ndi umubyeyi mu rugo, mba mfite inshingano nyinshi, ngomba no kujya mu mirimo isanzwe itunze urugo. Kandi nabo dufatanyije bo muri iyo team technique nabo ni nk'uko tuba dufite inshingano nyinshi tugomba kubahiriza no kuzuza. Rero bidusaba gukorana imbaraga mu gihe gishoboka, tugakorana imbaraga mu masaha makeya tuba dusigaranye yo kwiga ndetse no gukora amarepetisiyo. Ariko nyine byose turabikora, tubishyiramo neza, tukabikora nubwo tuba dufite ayo masaha makeya, ariko turabihuza. Nubwo tuba tubona ari imbogamizi, ariko nta kundi twabigenza, nyine niko igihe kitujyana, tugomba gukora gutyo, turabikora tukabishyiramo neza. Imana yacu ni nyamaboko, ni nyembabazi, ni nyarukundo, ije gutabara umuntu nawe ijya imbere. Turashima Imana rero aho umurimo w'Imana ugeze. Korali B yabaye korali inshuti z'umwami, yaragutse, byara abakozi b'Imana batandukanye, barimo jyewe, barimo Pasteur Jacques, Pasteur Furaha, barimo Pasteur Eugene Ndahayo. Abo bose twavuye muri korali twakoraga umurimo w'Imana. Ndibwira ko n'abandi bakozi bakwiye gucika intege. Ibisarurwa ni byinshi, basaruzi ni bake kuko ijambo ry'Imana rivuga. Ariko twizere ko amagambo y'ubuhanuzi twaririmbaga mu ndirimbo buri wese akwiye kuyatekereza kugira ngo tuzabonere amakamba y'ibyo twakoreye. Ndashimira rero abaririmbyi bateguye igikorwa cyiza cyo kongera guhamagara abari abakozi b'Imana muri korali B, bakaba baragutse barageze muri korali inshuti z'umwami. Ndibwira yuko kubasengera, kubashyigikira no kubatera inkunga bikwiye kuba ku murimo w'Imana kugira ngo urusheho gutera imbere. Ndashimira itorero ryabafashije kugira ngo igiterane bateguye kigende neza, kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo tuzahabwa ingororano z'imirimo ikwiriye ibyo twakoze. Sinshidikanya rero ko buri wese akwiye gukora afite intego, agambiriye kuzabona ingororano mu gihugu cyo mu ijuru. Hari bene data batashye twafatanije umurimo, nitutagusari tuzasarura twongere guhura nabo. Ndabashimiye rero kandi mbifuriza gukomeza kugira imbaraga zo gukora umurimo w'Imana tutateshuka, ko tuzi uko umuhati wacu atari gusa ku Mana. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.